Abantu bacirira imbwa usanga bazibazaho ibibazo byinshi bitandukanye, cyane cyane ibijyanye no kumenya amarangamutima zigira. Usanga kenshi bibaza niba igihe zikoze amakosa zishobora kwiyumvamo ikimwaro cyangwa se zishobora kugira ubundi buryo bushingiye ku marangamutima. Hari icyo siyansi bivugaho biciye mu bushakashatsi bw'igihe kirekire, aho abahanga bahuye bakabigiraho ibiganiro mpaka ndetse bakanakora isuzuma hagamijwe kureba uko haboneka ibisubizo by'ibyo bibaza ku mbwa. Biroroshye kubona ukuntu imbwa yawe igaragaza urugwiro n'ibyishimo iyo hari ikintu cyiza kigiye kubaho. Aha twavuga nk'iyo ikubonye ugeze mu rugo hari hashize igihe, ukayiha ibyo kurya byo ku mugoroba, ukaba wazana agapira runaka ikunda gukina, ari nako ubona izunguza umurizo wayo cyane, isimbagurika cyangwa se izenguruka. Ukuri guhari nuko nubwo ushobora kuba wabona ibyo, abenshi ntibaba bafite amakuru ku buryo bwo guhanahana amakuru n'imbwa. Igiteye inkeke muri ibyo ni uko abenshi barimo n'abashinzwe ubuvuzi bw'inyamaswa n'amatungo, nk'uko bishimangirwa na Radosta utanga serivisi z'ubuvuzi bw'amatungo n'ibijyanye no kumenya imyitwarire yazo muri Florida. Avuga ko nubwo imbwa zishobora gusohora amajwi, ariko uburyo bwazo bw'ibanze bwo gutanga amakuru ari uburyo zikoresha hifashishijwe ibimenyetso by'umubiri wazo. Mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Animals buvuga ko kureba imbwa mu isura yayo bishobora kuguha amakuru n'ubutumwa runaka ishaka gutanga, bikaba bitandukanye n'uko biba bimeze ku birura. Aha bavuga ko icyo abantu badatahura vuba ari ibihe by'ubwoba, umubabaro, igihe imbwa itunguwe cyangwa se igihe ibihiwe n'ikintu runaka. Ubushakashatsi bugaragaza ko imbwa ishobora kugaragaza amarangamutima yayo bidashingiye ku makosa yakoze nk'ayo guta umwanda mu nzu, ko ahubwo ibyiyumvo byayo bishobora guhindurwa no kubona nyirayo yarakaye, aho kugira ngo bihindurwe n'uko yiyumvamo ko yakoze amakosa. Kubibazaga niba imbwa zigira amarangamutima nk'ay'abantu, ubushakashatsi busubiza ko ariko bimeze, hifashishijwe sikaneri zikoreshwa mu kureba uko ubwonko bwitwara igihe umuntu agize amarangamutima. Ibisubizo byagaragaje ko uko bigenda mu bwonko bw'umuntu ari nako bigenda ku bwonko bw'imbwa iyo yisanze muri ibyo bihe bizamura amarangamutima. Ikindi cyagaragaye ni uko ibinyabutabire bituma umuntu agira umujagararo ari bimwe n'ibituma ibyo bibaho ku mbwa. Ubushakashatsi bwahishuye ko imbwa ziba zimeze nk'abana bato, zikarangwa no kubona isi mu buryo bworoshye, aho usanga zitita ku byo umuntu yambaye, ntizite ku kureba mu buryo agaragaramo, icyo akora, amafaranga yinjiza cyangwa se ayo afite kuri banki. Michael Becker uzobereye mu byo gutoza imbwa avuga ko imbwa zishobora kwisanisha n'amarangamutima umuntu afite, ariko uyu mugabo akaravuga ko zishobora no kwiyumvamo umuhangayiko, zikumva zabihiwe n'ubuzima, zikagira ibyishimo, gufuha, urukundo n'umunezero, zikanagira umubabaro ndetse n'umujagararo. Asoza avuga ko imbwa zizi kwita ku bantu cyane, zikamenya gukunda cyane kandi zikanagira ibyiyumvo bikomeye. Reka turebere hamwe impamvu imbwa ishobora kuzunguza umurizo. Uburyo imbwa zizunguza umurizo bushobora kugira ibisobanuro bitandukanye. Mu gihe injangwe zigaragaza uko zimerewe zikoresheje uburyo bwo guhirita, imbwa zo zibanda cyane ku gukoresha umubiri wazo, nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru Psychology Today. Abantu bakunze kwibwira ko igihe imbwa zirimo kuzunguza umurizo ziba zishimye, nyamara burya ntabwo ariko biba bimeze buri gihe. Kuzunguza umurizo kw'imbwa ni nk'uburyo bwo kuganira cyangwa se ururimi zikoresha ubwarwo, kubera ko zibikora zishaka gutanga ubutumwa runaka. Burya imbwa ntabwo zizunguza umurizo mu buryo bumwe iyo nta muntu uri kuzireba. Igihe rero hari umuntu cyangwa se indi mbwa, injangwe n'ibindi binyabuzima hafi yazo, icyo gihe uburyo zizunguzamo imirizo biba bifite icyo bisobanuye ku buryo zirimo kwiyumva. Ibi bifate nk'uko abantu badapfa kwiyakira iyo nta muntu uhari ngo abumve. Nanone kandi intera imbwa izamuraho umurizo wayo ukaguma hejuru, nabyo biba bifite igisobanuro cyihariye. Niba ari imbwa yawe yazamuye umurizo cyane, icyo gihe uzamenye ko iri maso kandi yumva ko nta cyayikanga. Niba umurizo umanuye, bivuze ko imbwa yawe iciye bugufi, ishobora no kuba idatekanye cyangwa se itamerewe neza mu mubiri. Igihe umurizo w'imbwa uri hagati na hagati, byerekana ko imbwa yawe irimo kumva ituje muri yo. Wabigereranya n'uburyo umenya uko umuntu amerewe ugendeye ku ijwi rye. Dore bumwe mu buryo bwo kuzunguza umurizo bumenyerewe cyane n'icyo busobanura. Kuzunguza umurizo ku buryo bworoheje, biriya iba ari indamukanyo y'ubushuti ufitanye n'imbwa yawe. Icyo gihe umurizo ntabwo uba wikoza hirya no hino wizunguza cyane. Ubu kandi ni n'uburyo imbwa ishobora gukoresha igerageza kugusuhuza cyangwa se kukwereka ko iri kumwe nawe.
hari kuzunguza umurizo hirya no hino. Ubu nibwo buryo imbwa yereka shebuja ko imwishimiye cyane, ni nabwo buryo kandi abantu benshi bamenyereye. Icyo gihe imbwa yawe iba irimo kukubwira ko ikwishimiye kandi inezerewe cyane kubera wowe. Ubu buryo bwo kuzunguza umurizo abahanga bavuga ko butagomba kugutera ubwoba, kandi niba imbwa yawe irimo kunyeganyeza amayunguyungu icyarimwe n'umurizo, ni uburyo bwo kukwereka ko ifite ishyaka ryinshi. Kuzunguza umurizo gake ku mbwa ni ikimenyetso cy'uko imbwa yawe yumva ko nta gushyikirana cyane yifuza. Ntabwo ari ikimenyetso cyihariye cyo kugaragaza ko nta bwoba ifite, kandi icyo gihe burya imbwa ibigaragaza ko ishobora kuba idatekanye muri ako kanya. Hari ukuzunguza umurizo gato yihuta cyane. Niba umurizo w'imbwa yawe uri hejuru cyangwa se wizunguza ku ntera nto unihuta cyane, icyo gihe umenye ko hari icyo imbwa yawe yitegura gukora. Niba ibikora igakurikizaho gusimbagurika, biba bisobanuye ko iri hafi yo kwiruka ku cyo yumvise kitizewe gishobora kuba kiri hafi aho, kandi ko yiteguye kugihinda cyangwa se kugikumira. Abantu bamwe na bamwe bafite imbwa baba bazi uburyo bwo gushyikirana nazo butagombera amajwi, ariko burya kuzunguza umurizo kwazo nibwo buryo buri rusange, kandi abahanga bavuga ko kubumenya bifasha gusobanukirwa ururimi ngiro rwazo utabanje kwitekerezaho. Mu Rwanda tumenyereye ko iyo umuntu yise undi mbwa biri mu bintu bishobora kumubabaza cyane, yewe bikaba byanatuma umubano bari bafitanye uhita urangiriraho. Ibi biterwa n'uko imbwa izwi nk'inyamaswa ishobora gukora ibintu bibi ku buryo nta muntu wagakwiye guhuza nayo. Gusa burya nanone imbwa ifite ibintu yihariye bitangaje ndetse yewe byiza. Icya mbere bavuga nuko burya imbwa ishobora kumenya aho amasaha ageze. Iri tungo abantu benshi bakunda gutunga mu ngo zabo gifitemo ubushobozi bwo kuba ryamenya aho amasaha ageze kandi itiriwe yifashisha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ndetse ubushakashatsi bwagaragaje ko imbwa ishobora gutozwa ikaba yajya yifashishwa mu guteganya igihe umucyo uri buzire cyangwa se uri bugendere. Icya kabiri bavuga imbwa ikora gitangaje, igira ubwenge bungana nk'ubw'umwana w'imyaka 2. Ushobora kuba utari waribajije impamvu abana bari mu kigero cy'imyaka 2 usanga kenshi baba bakunzwe n'imbwa cyane. Nta kindi nuko ubushakashatsi bwerekanye ko umwana w'imyaka 2 ahuza byinshi n'imbwa, ndetse ko ibimenyetso bigeze kuri 250 usanga babyumvikanaho. Icya gatatu, burya imbwa igira ishyari. Kimwe nk'umuntu iyo imbwa ibonye nyirayo atangiye guha agaciro indi mbwa cyangwa se irindi tungo, imbwa nayo burya igira ishyari. Gusa itandukaniye n'umuntu nuko yo itabasha kubihisha, usanga ihise yirebera ku ruhande, yaba itagira amahane ikanigendera. Icya kane nuko imbwa ni inshuti magara. Imbwa nubwo bavuga ko ishobora kugora umuntu kuyimenyereza ibintu runaka, ariko burya iyo imbwa yamaze kukumenyera nka nyirayo, nta kintu na kimwe gishobora gutuma igusiga, ndetse ngo niyo bibaye ngombwa iragupfira. Ikindi bavuga nuko imbwa ariyo yorowe cyane. Imibare yerekana ko imbwa iri mu nyamaswa zorowe kurusha izindi ku isi, aho muri Amerika honyine usanga barenga miliyoni 78 bose boroye imbwa, ndetse yewe 1/2 cy'abayobozi bose bayoboye Amerika bari boroye imbwa. Reka turebere hamwe uko imbwa ishobora gutozwa imico cyangwa se gukora imirimo runaka. Birashoboka ko waba warabonye imbwa polisi yifashisha icunga umutekano mu kazi, nko gusaka, haba kuri wowe cyangwa se ku bandi, ariko wenda nta bumenyi bwinshi zifiteho mu by'ukuri. Reka dufate akanya dusobanukirwe byinshi ku buzima zibayeho, uko zikora akazi, ndetse n'uburyo bushimishije bujyanye n'uko zitozwa kumenyana no kwiyumvanamo n'abapolisi baba bazikoresha. Imbwa zifashishwa mu kazi ko gucunga umutekano hari igihe zishobora kugaragara nk'iziguteye ubwoba bwo kuba zagusagarira, nyamara burya ni inshuti, zigira isuku ndetse n'ubwenge bwo gutahura impumuro, ibyo bita kureha, yaba iyawe cyangwa se ibyo ufite, ibyiza cyangwa ibibi, kandi burya ibyo ngo ziba zarabitojwe ku bw'umutekano wawe. Kugira ngo imbwa yinjizwe mu kazi ko gucunga umutekano, izi zifashishwa n'abapolisi, burya ngo igomba kunyura mu byiciro bitandukanye by'amahugurwa. Ku cyiciro cya mbere naho zitozwa cyane mu gihe gito, hagamijwe kumenya ubushobozi bwazo kugira ngo hamenyekane icyo buri mbwa izakora, haba gutahura ibiyobyabwenge cyangwa se ibinyabutabire bishobora gukorwamo ibiturika. Ku cyiciro cya kabiri zitozwa kumvira, kwirinda guhindura imico n'ibibazo bijyanye n'imyitwarire. Icyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma ni amahugurwa imbwa ikorana n'umuyobozi wayo uzayikoresha, hagamijwe kuyitoza kumenyerana no guhuza nawe. Imbwa zatojwe zishobora gutahura ibiyobyabwenge nk'urumogi, heroine, kokayine ndetse n'ibindi, bigafasha mu kugaragaza abakekwaho kubicuruza ndetse n'abafite ibisasu.
nk'uko bigaragazwa n'abahanga mu bya siyanse. Guhemba imbwa ku mirimo runaka imaze gukora biyitera imbaraga zo guhora iwukora. Gusobanukirwa rero ibyo ikunda n'ibiyishimisha ni iby'ingenzi mu bikorwa byo gusaka. Iyo imbwa ibonye hari ikitemewe, twavuga nk'ibiyobyabwenge cyangwa se ibisasu mu gace runaka, imyitwarire yayo irahinduka cyane, yongera imbaraga n'umuvuduko mu gihe cyo kubishakisha, ari nako igenda yegera aho igisakwa giherereye kugeza igihe ifashe ikoresheje ukuboko ku muzigo urimo ikibujijwe, cyangwa se igasutamira iruhande rw'uwo muzigo cyangwa se ahantu nyaho icyo kintu cyasakwaga kiri. Ikintu cya mbere umupolisi uyikoresha akora ni ukuyishimira akazi keza ikoze mbere y'uko ikomeza akandi kazi. Imbwa zifashishwa mu kazi zikenera kwitabwaho cyane. Haba hari inzobere zifite ubuhanga buhanitse zirimo abaganga, abazigaburira n'abita ku isuku n'imibereho myiza yazo muri rusange. Ishami rya polisi rikoresha izi mbwa rigomba kuba rinafite ivuriro, riba ririmo imiti y'ibanze yifashishwa mu kuvura no gukumira indwara zafata imbwa, aho inyinshi mu ndwara zikunze kugaragara ari izikomoka ku kuba zaryana ubwazo zigaterana ibikomere. Icyo gihe rero abaganga bo muri iryo vuriro bahita batangira kuziha ubuvuzi. Ikindi ugomba kumenya ni uko ziriya mbwa zifashishwa mu kazi ko gucunga umutekano kimwe n'abapolisi ziba zifite imyaka zitangiriraho ikiruhuko cy'izabukuru. Imbwa zisaka ibiyobyabwenge bitewe n'aho zikorera zitangira ikiruhuko cy'izabukuru hagati y'imyaka 9 n'10 y'akazi, naho izisaka ibisasu zo zigakora akazi hagati y'imyaka 8 n'9. Nubwo buriya imbwa ari itungo ribana n'abantu, ariko buriya ni inyamaswa y'inkazi. Reka turebere hamwe zimwe mu mbwa zizwiho kuba inkazi cyane kurenza izindi. Iya mbere ni iyitwa Chihuahuas. Iyi ni imwe mu mbwa ntoya cyane, ikomoka muri Mexique, ari naho ikomora izina ryayo. Nubwo igaragara nk'imbwa ntoya, ariko imyitwarire yayo iratangaje cyane, izwiho kwiyemeza gukomeye no gukunda ba nyirayo. Iyi ni imwe mu mbwa zizwiho kugira amahane cyane, akenshi bitewe n'ubuto bwayo butuma yumva ko idafite umutekano. Izwiho kandi kurinda cyane aho iba ndetse na ba nyirayo. Ishobora kugira ibiro biri hagati y'amagarama 900 n'ibiro 2 n'amagarama 700, ikaba yagira igihagararo kiri hagati ya santimetero 15 na 23, mu gihe ishobora kuramba hagati y'imyaka 12 na 20. Reka tujye kuyitwa Rottweiler. Iyi ni imbwa nini kandi iri mu zifite imbaraga nyinshi, zakomotse mu gihugu cy'Ubudage, aho zaciririwe hagamijwe kuzifashisha mu kurinda amatungo no gukurura imizigo. Zizwiho gukomera, kwihangana no kurinda umutekano. Izi mbwa zishobora kugaragaza amahane kubera kamere yazo yo kurinda no gushaka kwiharira aho ziba. Imbaraga zazo nazo ziri mu bishobora gutera ibibazo igihe imyitwarire yazo itagenzuwe neza. Rottweiler y'imbwakazi ishobora kugira ibiro biri hagati ya 36 na 45, mu gihe imwe ishobora kugira ibiro biri hagati ya 43 na 61. Ishobora kugira igihagararo cya santimetero ziri hagati ya 56 na 69, ikaba ishobora kuramba hagati y'imyaka 8 n'10. Indi ni Doberman Pinscher. Izi ni imbwa nazo zikomoka mu Budage. Doberman Pinschers zo zatejwe imbere cyane cyane kubw'umutekano no gukaza ubwirinzi. Zizwiho kugira ubwenge bwinshi, kugira amakenga no kwizerwa. Zibarirwa mu moko y'imbwa zigira amahane bitewe na kamere zifitemo yo kurinda cyane, bikazitera kugira amakenga ku bantu zitazi kubera hanini gushaka kurinda imiryango yazo. Izi mbwa biba bisaba kuzitoza imico myiza kugira ngo zitazaba inyamahane cyangwa se ngo zigire ubushotoranyi bukabije. Izi mbwakazi zishobora gupima ibiro biri hagati ya 27 na 41, mu gihe imwe yo ishobora gupima ibiro biri hagati ya 34 na 45. Ishobora kugira igihagararo kiri hagati ya santimetero 61 na 71. Ishobora kurama hagati y'imyaka 10 na 12. Reka dukomereze kuri Jack Russell Terrier. Jack Russell Terrier ni imbwa zifite inkomoko mu Bwongereza. Izi ni imbwa zamenyekanye cyane kuko zifashishijwe mu guhiga intare z'ibirara. Zizwiho kugira ingufu nyinshi, ubwenge no kudacika intege. Zizwiho kandi kugira ubukana bwinshi biturutse kuri kamere yazo yo guhiga n'imbaraga nyinshi zisanganwa, bikanatera kenshi kugira ubushotoranyi ku zindi nyamaswa, cyane cyane izo zibona ko ari inyamaswa zishobora guhigwa. Izi mbwa zishobora kugira ibiro biri hagati ya 6 n'8. Ishobora kugira igihagararo kiri hagati ya santimetero 25 kugeza kuri 38, mu gihe ishobora kuramba hagati y'imyaka 13 na 16. Reka dukomereze kuri Shapey. Ubu ni ubwoko bw'imbwa buzwi cyane kubera uruhu rwayo rurimo iminkanyari myinshi ndetse n'ururimi rwayo rukaba rufite ibara ry'umukara n'ubururu. Zikomoka mu Bushinwa, aho zakoreshwaga mu mirimo yo guhiga ndetse no kurinda. Kubera kamere yazo yo gushaka kwigenga no kwiharira, izi mbwa bizitera nazo gusuzugura no kugira amahane cyane. Akenshi zitinya abanzi cyangwa se izindi nyamaswa.
bikazitera kugaragaza imyitwarire yo kurinda ishobora gutuma zigira ubushotoranyi. Iyi mbwa ishobora gupima ibiro biri hagati ya 20 na 27, ikaba yagira igihagararo kiri hagati ya santimetero 46 na 51, ikaba ishobora kuramba imyaka iri hagati y'9 na 11. Ken Corso yo ni ubwoko bw'imbwa bukomoka mu Butaliyani, buzwiho kuba bunini kandi bufite imitsi ikomeye. Mbere zakoreshwaga nk'imbwa zirinda kandi zihiga inyamaswa nini. Kubera zari zaraciririwe ahanini intego nyamukuru ari ukurinda ba nyirazo, zishobora kugaragaza imyitwarire y'agasuzuguro no gushaka kwiharira. Ibi bishobora gutuma zigira ubushotoranyi niba zitaratojwe neza cyangwa se zidahabwa imico yo kubana n'abantu hakiri kare. Ken Corso y'imbwakazi ishobora gupima ibiro biri hagati ya 39 na 50, mu gihe imwe ipima ibiri hagati ya 45 na 54, ikaba ishobora kugira igihagararo kiri hagati ya santimetero 61 na 71. Iyi mbwa ishobora kuramba hagati y'imyaka 10 na 12. Reka tujye kuyitwa Akita. Akita ni imbwa nini kandi zikomeye ziva mu bice by'imisozi yo mu Buyapani. Mbere zifashishwaga mu kurinda abami ndetse no mu guhiga. Nk'imbwa rero z'inararibonye mu kurinda no guhiga, izi ni imbwa zishobora kugaragaza imyitwarire yo kwiharira, bigatuma zishobora kugana ku myitwarire y'agasuzuguro. Zishobora kandi no kugaragaza ubushotoranyi ku zindi mbwa, cyane cyane izo bifite ibitsina bimwe. Akita y'imbwakazi ishobora gupima ibiro biri hagati ya 32 na 45, mu gihe iy'imwe ishobora gupima ibiro biri hagati ya 45 na 59, ikaba yagira igihagararo kiri hagati ya santimetero 61 na 71, ikaba ishobora kuramba hagati y'imyaka 10 na 15. Reka tugere kuyitwa Pitbull Terrier. Izi zakuwe mu Bwongereza zifashishijwe mu guhangana n'inyamaswa nk'inkwavu no mu bikorwa byo kurwana kw'imbwa. Zizwiho kugira imitsi ikomeye cyane no kuba imbwa zikomeye, kandi zikaba zinagira umwete udasanzwe. Imiterere yazo rero bituma bizigora kwirinda imyitwarire y'agasuzuguro. Si ibyo gusa kuko no kuba zifite ubushake bukomeye bwo guhiga ndetse n'amateka yazo nabyo biri mu bizongerera kugira amahane. Pitbull Terrier y'imbwakazi ishobora gupima ibiro biri hagati ya 14 na 29, mu gihe imwe ipima ibiro biri hagati ya 16 na 29. Ishobora kugira igihagararo kiri hagati ya santimetero 46 na 53, ikaba yaramba hagati y'imyaka 12 na 14. Haza Dogo Argentina. Dogo Argentina nabwo ni ubwoko bw'imbwa bunini kandi bukomeye buturuka muri Argentine nk'uko byumva mu izina ryazo. Zakozwe mu rwego rwo guhiga inyamaswa nini kandi zizwiho kugira imbaraga n'ubushobozi bwo kwihanganira ibibazo, cyane cyane bitewe n'imbaraga zazo. Zishobora kugaragaza imyitwarire y'agasuzuguro kubera ubushake bwo guhiga, kamere yazo yo kurinda, kandi moko menshi y'imbwa ari kuri uru rutonde. Izi Dogo Argentina zikaba zikenera umuyobozi ufite uburambe ushobora kuziha imyitozo ikomeye ndetse n'imico yo kubana n'abandi hakiri kare kugira ngo igire imyitwarire myiza. Ishobora gupima ibiro biri hagati ya 36 na 45, ikaba ishobora kugira igihagararo kiri hagati ya santimetero 61 na 71. Ishobora kuramba hagati y'imyaka 10 na 13. Reka uru rutonde rw'imbwa z'inkazi turusoreze kuri German Shepherd. Ni imbwa ziri mu muryango w'izikomoka mu Budage zifashishwaga mu gucunga amatungo. Izi ni imbwa zikunzwe cyane nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zatangiye kumenyekana mu kinyejana cya 20. Izwiho kuba imbwa y'inkazi ariko yumva kandi yumvira. Ikaba iri mu mbwa zikunze kugaragara mu zifashishwa na polisi. German Shepherd y'imbwakazi ishobora gupima ibiro biri hagati ya 23 na 32, mu gihe iy'imwe ishobora gupima ibiro biri hagati ya 30 na 40. Ishobora kugira igihagararo kiri hagati ya santimetero 56 na 66. Ubuzima bwayo bushobora kumara hagati y'imyaka 12 na 14. Ngibyo rero bimwe mu by'abahanga bagaragaza yaba ku myitwarire, amarangamutima, ubushobozi ndetse n'imibereho y'imbwa. Ndagushimiye wowe twabanye uyu munsi. Komeza kubana natwe kuri General Knowledge Infotainment. Bye bye.